icyo umuntu abibarira nicyo asarura. Umuntu ufite ishyari, menya ko ishyari ryica uwo waryerekejeho, ryica uwo waribibyeho cyangwa waribibyemo, ariko nawe rirakwica. Kuko ishyari ni ribi, risenya umutima w'urifite, risenya amahirwe y'uwagomba kuyagira. Ishyari ni ribi murireke, kuko ishyari Imana iraryanga, kuko Imana ibwira abantu ngo nibakundane, mureke ishyari, kuko ishyari ni ribi, nurishoramo uzahomba. Yesu nashimwe bakunzi bacu aho muherereye hose, haba mu gihugu cyacu, mu bihugu bidukikije, ndetse no ku yindi migabane yose. Imana ishimwe cyane ko yabarinze, katurinda twese, kandi ikabishimye yuko twongera guhura kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Nitwa Rutayisire Emile. Ndagira ngo rero uyu munsi tudatinze tuganire ku ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyo umuntu abiba nibyo asarura. Ibyo umuntu abiba nibyo asarura. Ni ijambo rimenyerewe muri Bibiliya, ariko ni n'ijambo abantu benshi bazi, kuko kubiba ni igikorwa kiba mu buhinzi, ariko kiba n'ahandi henshi hatandukanye aho umuntu ashaka inyungu. Kubiba rero bizana inyungu, bizana gutera imbere, kuko imbuto washyize mu butaka ntabwo ivanamo uko yakabaye, ivanamo yikubye inshuro nyinshi. Aho washoye amafaranga ntabwo uko yashoye ariko uyavanayo. Buri gihe usarura ibirenze ibyo wabibye, kandi byakagombye kuba ari byiza mu by'ukuri. Ikibazo ariko nuko abantu benshi hari igihe usanga bamwe bashaka gusarura aho batabibye, abandi bagashaka gusarura byinshi birenze ibyo babibye. Umuntu akabiba ubusa ariko agashaka kubona umusaruro ushimishije. Umuntu akabiba ibyaboze ariko agashaka gusarura ibintu bizima. Ibyo rero mu by'ukuri ntabwo bikunda. Nagira ngo tuganire kuri iryo jambo. Hariho nyine uwo ritashimisha, cyane cyane ababiba ibibi, kuko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ritubwira yuko ibyo umuntu abiba ari nabyo asarura. Kugira ngo tubashe rero kubigendanamo neza, reka dusome ibyanditswe bikeya, hanyuma tubiganireho neza, kuko iri ni ihame rikomeye ry'ubuzima. Kuko buri muntu wese yifuza gutera imbere, akabona byinshi kandi akabona byiza, ariko hari icyo bisaba. Kugira ngo ubashe kubona ibyiza, nuko uba watanze imbaraga zawe kandi ugashora n'ibintu bizima, kandi ufite n'intego nzima. Mu Bagalatiya igice cya 6 umurongo wa 7 n'uwa 8 haravuga ngo nimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Ubibira umubiri we, muri uwo mubiri azasarura kubora, ariko ubibira umwuka, muri uwo mwuka azasarura ubugingo buhoraho. Mu Baroma igice cya 2 umurongo wa 2 akatubwira ngo kuko Imana izitura buri wese ibikwiriye ibyo yakoze. Mu Bakorinto wa 2, urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 9 umurongo wa 6 akavuga ngo ariko ndavuga ngo ubiba nke azasarura bike, naho ubiba byinshi azasarura byinshi. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri rero kubiba no gusarura ni ihame ry'ubuzima, kuko ikintu cyose kugira ngo kibashe kubaho kifitemo ubuzima kigomba gutera imbuto igiturutsemo. Umuntu kugira ngo abashe kororoka,
abashe kubyara, abashe kugira abasiga umusozi, ni uko hari imbuto imuvamo, iyo mbuto ikororoka ikabyara abandi basa nawe, ikabyara abandi nkawe, hanyuma ntacike burundu. Igiti nacyo nuko. Hanyuma ikintu cyose gifite n'inyamaswa nuko nguko bigenda. Ikintu cyose kidateye imbuto igiturukamo kiracika kikazima kikavaho. Ni intego y'ubuzima rero. Ni ihame ry'ubuzima. Ni ukuvuga ngo kugira ngo buri muntu wese abashe kubaho, abashe gutera imbere, hari ikigomba kumuturukamo, agomba kubiba kikabyara ibindi. Cyaba ari icyo atunze cyangwa se n'ibimukomokamo cyangwa ibimukomokaho, agomba gukora ku buryo abiba imbuto zibiturukamo. Ariko turabona ko atari ibyo ngibyo byonyine umuntu abiba, kuko hari n'ibindi bintu umuntu abiba bitari ibintu bifatika kandi akabibiba bikagira akamaro. Ntabwo rero impamvu ari ihame ry'ubuzima kandi rikomeye kubiba no gusarura, ni uko iyo ibi by'amasaka usarura amasaka, iyo ibi by'ibigori usarura ibigori. Ntabwo ushobora gutera ibirayi ngo uzasarireho amacunga cyangwa uzasarireho ibijumba, ntibishoboka. Buri kintu cyose gitanga umusaruro bitewe n'icyo wateye n'icyo wabibye. Hanyuma kubiba ni igikorwa, kandi ni igikorwa kigamije inyungu. Ni ukuvuga ngo imbuto ushyize mu butaka, imbuto utanze, imbuto ubibye, igomba kuba kukuzanira inyungu, ikabyara ibintu byinshi, bikakungura, bikagutera imbere, bikikura inshuro nyinshi. Iyo rero wabibye ugasarura bikeya ni ikibazo. Niyo wabibye izuba rikabikubita cyangwa imvura ikabikubita cyangwa se n'ibiza bikabikubita n'ibindi byose bikabikubita, ntibibashe kwera, ntubashe gusarura, ni ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye ku mubibyi. Hanyuma akaga kajya kabaho rero, ni uko umuntu yabiba ariko yajya gusarura agasarura ku rushyi, agasarura ubusa. Icyo gihe ni ikibazo. Akandi kaga kabaho ni ukubiba ubusa ugashaka gusarura byinshi. Ako nako ni akaga. Akandi kaga kabaho ni ukubiba byiza kandi byinshi kugira ngo uzasarure byinshi, ariko hakaza ibindi bintu bikakwangiriza, nabwo ntugire icyo uvanamo, ukarumya. Ako ni akaga gakomeye. Umuntu akibaza ngo se kubiba ni ngombwa? Kubiba ni ngombwa. Ni ngombwa kubiba kugira ngo ubuzima bukomeze. Icyo uzaba ufite ukakigumana uko cyakabaye, kiba gifite ibyago byinshi byo gushira kikavaho. Niyo wakweza, wenda turabivuga mu buryo busanzwe, ukeza ukabirya byose bikarangira, ntusige imbuto uzatera, kiba ikibazo. Kuko iyo uriye imbuto ntiwongere ngo utere, ntacyo usarura. Kubiba ni ngombwa rero. Ugomba kugira imbuto ubiba kugira ngo uzakomeze icyo ushaka kubiba cye kuzavaho, gikomeze ubuzima bukomeze. Ni ihame ry'ubuzima rero, kubiba bikomeza ubuzima. Hanyuma kubiba ubona byinshi kubera ko biguha umusaruro. Ikibazo kijya kiba ibyo umuntu abiba, ibyo umuntu akora, ariko bidatanga umusaruro. Niba n'uyu mwanya urimo gukora ibintu bidatanga umusaruro, kandi warabishoyemo imbaraga zawe,
warabishoyemo ubwenge bwawe, warabishoyemo igihe cyawe, warabishoyemo n'amarangamutima yawe, ufite ikibazo gikomeye. Ongera wisuzume, kuko Bibiliya iravuze ngo ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Hanyuma ntabwo uzasarura ahantu utabibye utakoze, kuko kubiba ni igikorwa kikuzanira inyungu. Ubwo ndimo kubivuga mu buryo busanzwe bwa bundi bumenyerewe, ari bizinesi, ari amashuri, ikintu cyose wakora, ubuhinzi. Iyo udakurikije kubiba ngo bibe byinshi, uzasarure byinshi kandi ubibe n'imbuto nzima, urahomba, uva mu nzira mu cyo waba urimo gukora cyose. Hanyuma icyo ubibye rero kirakugarukira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko nta kintu byaba bimaze gukora ikintu kitazakugarukira. Ko turabivuga mu mwanya mbereke ibintu abantu bajya babibamo ariko bitabagarukira cyangwa bitabazanira inyungu nziza. Iyo ubibye nabi, ukabiba ibintu bituzuye, ukabiba utuntu tw'ubusabusa, ukabiba imbuto zaboze zitazamera ngo zere, urahomba, uba waruhiye ubusa. Icyo biba nicyo usarura, ibyo ngibyo ubimenye. Ikintu ujya gukora ikintu icyo ari cyo cyose, ujye umenya ngo iki kintu ngiye gukora kirunguka, kiranzanira umusaruro. Niba kitawuzana, ongera wisuzume urebe, niba ngombwa ukireke, kuko ibintu bitakuzanira umusaruro nta mpamvu. Kwizirika ku bintu bitari umusaruro nta mpamvu. Byaba byiza rero wongera ukisuzuma ukareba. Hanyuma ibyo umuntu abiba bivahe, nacyo umuntu yakibaza, kwibaza ngo ese kubiba ni ngombwa? Ibyo umuntu abiba bivahe, ni ibiki? Ubundi mu buzima busanzwe ibyo umuntu abiba bituruka ku mbuto yejeje, zavuye mu byakoze, zavuye mu mirimo ye, hanyuma akongera akazisubiza muri ya nzira n'ubundi zavuyemo, zikongera zikabyara ibindi, gutyo 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 bikazakomeza. Hari n'ibyo ushobora kubiba ariko atari ibyo wejeje, wenda wabiguze ku babyejeje cyangwa se wabihawe n'inshuti. Ibyo no mu buryo bw'ifatika. Uburyo bw'ifatika hari ukuntu ugira nyine ubishyira mu nzira n'ubundi yo kugira ngo byongere bibeho, bibyara ibindi. Ni principe ya multiplication yo kongera ibintu. Iyo ni ngombwa mu buzima rero. Iyi nukora ikintu icyo ari cyo cyose kitakuzanira inyungu, ahubwo kiguhombye cyangwa kikuzanira ibibazo, usubira inyuma wisuzume, uvuga ngo iki kintu ngiye gukora kiranganisha hehe, niba wanabibonye hakiri kare cyangwa hari igihe cyaguhombeye, uyu munsi uvuga ngo noneho ndabyanze, ntabwo kiri buze kongera kumpombera ukundi, ntabwo ndi buze kubyemera. Hanyuma rero ntabwo ibyo abantu babiba byose ntabwo ari ibifatika gusa, hari n'ibindi umuntu akora. Hari Bibiliya iratubwira ngo ubibira umubiri we azasarura kubora. Ubibira umubiri we, ngo muri uwo mubiri azasaruramo kubora. Ubibira umubiri we, ni ukuvuga ngo kubibira umubiri wawe, ni ukuvuga ngo ni ukubibira muri kamere, mu mubiri. Hariho no kubibira mu mwuka. Ubwo tugeze ku rundi rwego, tuvuye kuri rwa rundi rw'ifatika, twinjiye no mu rundi rwego rundi rw'ibidafatika. Mureke tugendane tubashe kubyumva neza. Bibiliya igera aho ngaho ikatubwira rero mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 19 kugera ku 21, itubwira ibiba muri kamere. Kandi usanga kenshi abangaba
ibiba muri kamere aribyo biba biri mu muntu nyine, ariko nibiba mu buryo bw'umwuka nabyo biba mu muntu. Ni ukuvuga ngo umuntu abiba ibyo afite mu biganza bifatika, ariko ajya biba n'ibimurimo, akabifata akabiha abandi bantu, akabiha isi, akabiha itorero, akabiha igihugu, aho akagenda binyanyagiza. Kubiba ni ukunyanyagiza ibyo ufite kugira ngo bizabyara ibindi, kugira ngo aho bishyize bizagira akamaro, bizagire uwo bigira akamaro. Uko niko kubiba. Hanyuma rero ngo imirimo ya kamere ngo iragaragara, ngo ni ubusambanyi, gukora ibiteye isoni, gusenga ibishushanyo, kuroga, kwangana cyangwa se gutongana. Iyo mirimo yose twavuganye ko kubiba ni imirimo ugenda ukora, ni ibyo ukora, ariko ukabikora hari ni ukuvuga ngo niba umuntu arimo gusambana, ni ukuvuga ngo muri we iyo myitwarire, iyo migenzereze iri muri we, noneho aragenda ayikwiza n'ahandi hose. Uwo bahoye arayimuha, uwo bahoye yifuza ko yayimuha, n'ibindi biteye isoni, kwiba, gutukana, kwiyandarika, ibyo bintu byose. Hari igihe rero muri sosiyete habamo abantu bameze gutyo, bayobewe na kamere, ibikorwa byose bakora bikaba ari byo gutanga gusa no kubiba ingeso nk'izo ngizo mu bantu, aho batuye, aho bagenda, aho bakorera, ugasanga nibyo bagenda bakwirakwiza ahandi hose, kandi bari bafite ibindi byiza turi buze kuvuga bakagombye kugenda baha abantu, bakagombye kuba ari byo bagenda babiba, kuko nibyo bifite akamaro, nibyo byagira akamaro. Hanyuma ugasanga umuntu muri we mwimbere yuzuye ishyari ryaramumaze, nta kindi kintu ashobora ko abona yaha abantu uretse kugira ishyari gusa. Umuntu akabazwa nuko undi ateye imbere, umuntu yakwigisha, yabwiriza, ugasanga abandi bamugiriye ishyari, ariko mu by'ukuri ahubwo byakagombye kugira kubashimisha, kuko byibura hari wa muntu hari ibyo arimo gukora, n'abandi bafite ibyo bakora, kuko nta muntu ushobora ibintu byose. Ishyari ni ribi rero. Hari igihe rero umuntu agira ishyari muri we, ugasanga ararikwijije, ugasanga araribibye, ugasanga iryo shyari ryangije ibintu, ryangije nyiraryo, ariko ryangije n'abo agiye arihereza, aho agiye aribiba hose. Ishyari rirasenya. Umujinya, hari abantu bagira umujinya w'umurandanzuzi, ugasanga umuntu afite umujinya, mwavuga gatoya akaba yakwasa akaguca n'umutwe, kandi bivuye ku kantu gatoya cyane, kubera umujinya w'umurandanzuzi afite. Nta kindi rero, nta gitangaje muri ibyo ngibyo, kuko nta kindi afite cyo kuguha, nta yindi mbuto afite muri we uretse uwo mujinya yashyize muri we, uwo mujinya yubakiye muri we, uwo mujinya ukenya aba werekejeho, ariko nawe ushobora kumukenya ukamwohereza no muri gereza, cyangwa ukaba wanamwicisha, cyangwa akaba yakwica n'abandi kubera umujinya yagize gusa. Kamere rero, iyo umuntu abibiye muri kamere, mu mubiri, umubiri akaba umutegeka, kandi ukamutegeka ibintu bitari byo, ukamutegeka kugira amahane, kwitandukanya, kurema ibice, kugomanwa, gusinda, ibiganiro bibi. Icyo gihe umuntu ibyo ashoyemo nibyo asarura. Wenda umuntu atanze urugero rutoya, umuntu w'umusinzi, iyo ugiye gusinda, ntabwo ushobora gusinda gutyo gusa, ahubwo watanze igihe cyawe ugatanga n'amafaranga. Ariko bwa businzi, icyo usarura mu businzi nta kindi, usaruramo ubukene, usaruramo kurwaza abana bwaki, usarura intonganya, usarura kurwana, usarura gusenya. Nta kindi kintu wasarura kiva mu businzi. Iyo washoye mu busambanyi, akaba ari bwo ubibamo, ugashyiramo imbaraga, uvanamo inda zitateguwe, niko basigaye bazita. Ushobora kuvanamo indwara,
uriyandarika, uvanamo igisuzuguriro, uvanamo ibintu byinshi bibi n'amashyari n'ibindi byose. Ibyo byose twavuze ni bibi, kubera yuko byangiza umuntu, byangiza sosiyete. Ujya wibuka ikintu nujya gukora, nuko ujya kugikora ujye umenya ngo icyo biba nicyo usarura. Niyo wiyemeje kuba umusambanyi, menya ko nyuma y'ubusambanyi hari umusaruro. Hari ukuntu buryo umuntu asarura ikintu yabibye, ariko hari n'igihe usarura n'ibijyanye n'ibyo utakoze wakagomba gukora. Ibyo wenda ndibuze kubigarukaho. Icyo umuntu abibarira nicyo asarura. Umuntu ufite ishyari, menya ko ishyari ryica uwo waryerekejeho, ryica uwo waribibyeho cyangwa waribibyemo, ariko nawe rirakwica. Kuko ishyari ni ribi, risenya umutima w'urifite, risenya amahirwe y'uwagomba kuyagira. Ishyari ni ribi, murireke. Kuko ishyari Imana iraryanga, kuko Imana ibwira abantu ngo nibakundane, mureke ishyari. Kuko ishyari ni ribi, nurishoramo uzahomba, uzasarura umugayo, uzasarura ibihombo bitandukanye, ariko hari uzabura n'ubugingo buhoraho. Turabwira abantu ngo nimumenye kubiba neza. Ibintu byica abandi mubireke, mwe kubibiba, mwe mubisohore mu mitima yanyu, mubireke. Kuko nubwo wavuga ngo ugira ishyari kanaka, uramwanze cyangwa ugambire kumugira nabi, ariko nawe birakwica. Kuko uhangayitse, uhana umutima mubi, uhora ukanuye amaso, ntushobora kugira concentration ku bintu bizima byo gukora, ahubwo ubabazwa n'iterambere ry'abandi, kandi ntabwo ari byo. Shimishwa n'iby'abandi bakora, nawe ukora ibyawe mu mbaraga zawe. Niba baragusize bibaho, biba byiza iyo udashatse kusubiza inyuma wagusize, ahubwo ukamwisunga akagufata akaboko nawe akakuzamura. Ntukagire ishyari umuntu wagusize, ariko n'uwo wasize ntukamugire ishyari. Ntiwamugira ishyari, ariko hariho abatindi bajya barigira. Kuko hari umuntu ugusiga, ariko ukibaza impamvu akugirira ishyari cyangwa agukoreye imigambi mibi, bikakuyobera. Kuko muri we afite ibintu, ariko yinjira n'ubutindi. Ubutindi ni bubi cyane. Ubutindi butuma usubira inyuma ukajya kugira ishyari ry'umuntu wasize. Ni bibi rero. Uwo muri kumwe muhagaze ku rwego rumwe n'uwagusize, ntukamugire ishyari, ahubwo ujye ukora ku buryo ushimishwa n'ibyo yagezeho, ahubwo ushakisha uburyo yakuzamura, kandi nawe ndizera ko yabigukorera. Ni ukuvuga ngo rero ibiganiro bibi, kwicamo ibice, ibyo ni ibintu bitakagombye kuba mu migenzereze y'umuntu, mu migirire y'umuntu, ngo abe ari produit cyangwa ari imbuto yakagombye guha sosiyete abayemo, yakagombye guha itorero, yakagombye guha umuryango we, cyangwa hatuye, cyangwa hakorera, cyangwa mu bo bigana. Abantu bige kubiba ibintu byiza, babibe mu bantu, kuko byanze bikunze birakugarukira. Iyo ukoze ikintu kize kirakugarukira. Hanyuma rero twakomeza nyine muri icyo gitabo cy'Abagalatiya, umurongo igice cya 5 umurongo wa 22 n'uwa 23, bakatwereka ibintu, imbuto nziza umuntu agomba kubiba. Izo zizanwa n'umwuka. Iza kamere n'iziri yamaze kuvuga, ariko iz'umwuka zana mu muntu, ashobora guha abandi bantu, kuko nta muntu utanga ikintu adafite. Mwirememo ibyiringiro bizima, mwirememo imbaraga, mwirememo ibintu bizima n'imigenzereze mizima n'imico mizima, mushobora gufashisha abandi, ariko namwe ishobora kubafasha. Imbuto rero z'umwuka zigomba kuba mu muntu, ariko yemereye umwuka kwaza akamuturamo, kugira ngo abashe kugira icyaha abandi. Ntabwo bihagije kubiba gusa, ahubwo ugomba kugira n'icyo biba, imbuto nzima zitabora,
ikintu cyagirira abandi akamaro nawe kikakugirira akamaro. Amen, amen, amen. Hanyuma imbuto z'umwuka ngo ni urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana no kugira neza, ingeso nziza, gukiranuka, kugwa neza no kwirinda. Ibyo ni ibintu bifite muri wowe. Ibi bintu biguha amahoro, ibi bintu bikuzanira inyungu, kuko umuntu weretse urukundo, biragoye ko umuntu weretse urukundo yakugarurira inabi. Ariko igihe cyose umuntu uzamuzanaho ishyari, ubwo ni intambara uzaba umuzaniye, kuko ishyari rituma urwanya umuntu, kandi iyo urwanyije umuntu ukora ku buryo nta kintu atunga, nta hantu agera, uramusebya, uramwanga, uramuhiga. Ibyo bintu byose rero bikuzanira intambara. Imbuto za kamere zuzuye mu muntu zimuzanira intambara, kuko ntabwo ushobora kubiba ubusinzi ngo usarure iterambere, ntibishoboka. Ntiwabiba ishyari ngo usarure amahoro, ntibishoboka, usarura intambara. Ntiwahinga muri wowe ngo uhe icyicaro muri wowe kwicamo ibice, kwitandukanya, amahane, ngo uzasarure amahoro n'umutuzo n'umunezero, ntibishoboka. Kuko ibyo bibye, ibyo ukoze birakugarukira. Ariko iyo ukunze, iyo ugize urukundo rurakugarukira. Iyo ugize neza, ukagira umuntu neza, ya neza irakugarukira. Bijya bibaho ko ushobora kugira umuntu neza, ya neza ntikugarukire. Ariko ntibivuze yuko birangiriye aho ngaho, kuko Yesu yarababwiye ngo uwo muzagaburira ninjye muzamugaburiye, uwo muzambika ninjye muzamwambitse. Wowe gira neza wigende, nubwo abantu batashima neza wagiriye, batashima ibikorwa byiza wakoze, ariko Imana yo mu ijuru idakiranirwa yo izabyibuka, kandi ineza uyisanga imbere. Gira neza, ineza uzayisanga imbere. Biba ineza, uzasarura ineza, uzagirirwa neza. Niyo iyo neza itakugeraho, ariko umwana wawe azayisarura byanze bikunze. Hari aho izava, hari uko bizagenda. Byanze bikunze iyo neza izakugarukira. Ariko wagize uwo mutima ubibi neza, uyibibe mu bantu, uyibibe mu mukorano, uyibibe mu musengana, uyibibe muri bene so. Nahoze numva ahantu abantu babakusanyirije muri by'insengero kugira ngo babashe gusenga, kuko hamwe hatari hujuje ibyangombwa. Ariko abantu bari kuvuga ati twagezeyo dusanga abantu ntibatwakira neza. Mumenye kwakira abantu neza, uretse na bene so n'abandi babasanze, mubakire neza, mubasasire, musangire, kuko iyo neza no mu ijuru iragaragara. Ntabwo ushobora gukora neza ngo iyo neza irekire aho ngaho, Imana yibagirwa. Ntabwo yijya bibaho. Imana ntijya yibagirwa ineza wakoze, ntijya yibagirwa umutima ugambiriye kugira neza, kuko ineza ituruka mu mutima. Wakiriye umwuka wera, wemereye umwuka wera, wemereye Imana ngo iziwuturemo, igasoramo zira za kamere zose, zira ngeso mbi zose, niho umuntu abasha kwishimira iterambere ry'undi muntu wundi. Iyo umwuka wera yaje muri wo, ukeramo imbuto z'umwuka wera. Amen. Habamo mu mbuto z'umwuka wera, habamo no kwirinda. Ntabwo umuntu ahuragura, ntabwo ibintu byose ufata ngo ugende bitura ku muntu, niba utirinze ngo ujye no kubitura ku bandi bantu bandi. Bibiliya yatubwiye ngo icyo mutifuza ko abandi bakorera ntimuzakibakorere, ariko mu by'ukuri n'icyo mwakwifuza ko bakorera namwe muzakibakorere, cyane cyane yari cyiza, iyo namwe mwikunda. Ko Bibiliya yatubwira ngo ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda.
ariko hari abantu biyanga. Uko kwiyanga kwabo rero muzakugumana ntimuzakugeze ku bandi, kuko ibyo biba niba wiyanga ntabwo ushobora gukunda undi ntibyashoboka, kuko ntabwo utanga icyo adafite. Uzura muri wowe imbuto nzima ushobora guha abantu. Amen. Ugire ingeso nziza, uvuge neza, wige kuvuga neza, ntubabazwe n'iterambere ry'undi muntu, ariko mwaretse kubabazwa nabi n'ibibi. Amen. Ngo ibimeze bityo rero, izo ngeso nziza, izo mbuto z'umwuka, nta mategeko abihana namwe, haba mu ijuru haba na hano mu isi. Umuntu wuzuye urukundo, wuzuye kugwa neza, wuzuye ibyishimo, udashihurana, wuzuye amahoro, wuzuye kwihangana no gukiranuka, akaba ari byaha abantu ha society, uwo azaba amahoro, azagira umunezero, kuko byonyine bitanga umunezero, bitanga amahoro, ntibizana intambara. Ariko uyobowe na kamere bizana intambara. Ngo ibyo ngibyo rero, izo ngeso nziza zose zitanga amahoro, kandi nta mategeko azihana, haba mu ijuru haba no mu isi. Ngo ariko iza kamere, imbuto za kamere, Yesu aravuga ngo ndababwira hakiri kare ngo nkuko nabibabwiye kera yuko abakora ibisa bityo biriya byose bya kamere ngo batazaragwa ubwami bw'Imana. Reka mbabwire, abantu bakunda kumva ibintu biryoheye amatwi no kubabwira ibyo bifuza, ariko ndagira ngo mbabwire ngo aba bantu buzuye izi mbuto z'ubusambanyi, gukora ibiteye isoni, gusenga ibishushanyo, kuroga, kwangana, gutongana, ishyari, umujinya, amahane, kwitandukanya, kurema ibice, kugomanwa, gusinda, ibiganiro ndetse n'ibindi bisa bityo, ntabwo umwanditsi yabirangije. Nguwo ntabwo azaragwa ubwami bw'ijuru. Ndakuraye ntabwo ushobora kuragwa ubwami bw'ijuru. Nubwo umuntu yabisigiriza akavuga ngo bimeze neza, ariko ndagira ngo nkubwire ko ubwami bw'ijuru ntabwo ari ubwabo ngabo bitwara gutyo, ntabwo ari ubwabo bantu. Ndagira ngo rero abantu bahinduke, bibuke yuko Bibiliya itubwira ngo ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Imana ntinegurizwa izuru, ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Ntabwo ushobora kubiba inabi ngo usarure neza. Ntabwo ushobora kubiba biriya bintu byose by'amashyari, byo kugira nabi, by'ubusinzi, by'ubusambanyi, zirangeso mbi zose, ngo haye muzasaruremo ikintu kiza, ntibishoboka. Kandi hejuru y'ibyo ngibyo biratubwira ngo n'ubwami bw'ijuru ntabwo ufite. Nushaka ubisigirize cyangwa babisigirize bakubwira ngo ugezeyo, ngo biratunganye biragize, Bibiliya iratubwiye ngo ubwami bw'Imana abo nta rage ryabwo bafite. Amen. Imirimo ya kamere rero ntibuza ubugingo gusa, ahubwo yica n'ubuzima bwa hano ku isi bw'ababikora ndetse n'abo babikoreye. Ibyo umuntu abiba nibyo asarura. Reka kuba ibintu bibi, usarura ibintu byiza bigirira inyungu abantu, ariko nawe bikugirira inyungu. Bimaze iki gukora ikintu kizakuzanira ingaruka kandi ubizi ko ari kibi, warabibwiwe, umutima wawe bikubwira, Bibiliya yarabivuze. Yewe n'ubupfura bw'umuco bubivuga. Kuki ubiba ibintu bibi uzi ko ari bibi kandi bizagira ingaruka, ubiterwa n'iki? Kubiba ibintu byiza rero bizana inyungu ku nzego nyinshi. Bizana inyungu mbere na mbere kuri nyirabyo. Nyirabyo ubibye neza agira amahoro. Ubibye neza
abona inyungu iramugarukira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iyo ugaburiye umuntu nawe uzagaburirwa, niyo atanakugaburira cyangwa no kugaburire, umutima wawe uranyurwa ukanezerwa, cyangwa n'abana bakazagaburirwa. Dufite ingero nyinshi z'abantu bagiye babona ibyiza biturutse ku byo ababyeyi babo bakoze, ku byo basekuruza babo bakoze, umwuzukuru n'umwuzukuruza ugasanga barimo barabibona, abantu bakavuga ngo sogokuruza wawe, sogokuru wawe yangiriye neza, kuko yabibye neza cya gihe, yagiriye neza umuntu. Kugira neza bibatwaye iki? Kugira neza ko ari byiza, abantu babishyizemo ingufu bakabikora. Kugira neza, kubiba neza, kugira ibikorwa byiza bigera no ku bandi. Kubiba ntabwo ari amagambo, ni ibintu bifatika. Kubiba ni ibintu ukora bifatika, ufite ugenda unyanyagiza mu bantu, muri sosiyete, kugira ngo igubwe neza, ibeho neza, kugira ngo igire ubuzima bwiza, kugira ngo habe imitekerereze myiza n'imikorere myiza n'imikoranire myiza, kugira ngo habeho ibyiringiro bizima, kugira ngo habeho kwizera k'ubuzima buhari, kugira ngo n'udafite agire icyo abona kubera ko hari icyo wakoze. Uko niko kubiba, ntabwo ari amagambo. Ntabwo ari amagambo kuvuga ngo ndagukunda, nzagukunda mwene data, gutyo gusa, bitagira ibikorwa. Ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Nta nubwo bavuga ngo kubiba gutyo gusa nta bikorwa bihari. Oya. Hanyuma undi ugira inyungu mu kubiba ni Imana yakuremye, kuko yakuremeye gukora iyo mirimo myiza no kugira isi nziza. Isi uzayigira nziza, uzayubaka nk'uko Imana ibishaka, kuba ko wabibye imbuto nzima zitaboze, kuba ko wabibye bya nyabyo. Amen. Imana nayo rero, iyo umuntu abibye neza agakora ibintu byiza, kubiba ni ibikorwa umuntu akora bigaragara bifatika. Ikintu ukora uzasanga imbere. Imana rero iranezerwa, kandi Imana yanezerewe ntikuvaniramo aho ngaho, ntabwo bijya bibaho. Imana ishobora kukuvaniramo aho ngaho, hari icyo ukuramo, hari icyo ubona. Amen. Ubiba hehe rero? Ubiba ku Mana, ukabiba mu bantu. Ku Mana ubiba iki? Ubiba ubwenge bwawe, imbaraga zawe, ugatangayo igihe, ugatangayo kwizera, ugatanga, ukayiringira, ukayikunda. Imana inezezwa no kuyikunda. Imana yavuze ngo nkunda abankunda, kandi abanshaka umwete bazajya gute? Bazambona. Ibyo bintu Imana irabikunda. Wabibye ku Mana ukayibaho urukundo, no kumana ngo babiye nibifatika. Imana yavuze ngo inzu yanjye mushyiremo ibyo kurya. Ubwo iby'amaturo ushobora kuyibwira abantu bikaba debandinde, bikaba ikibazo, ariko niko Imana yavuze. Ni ibintu babiba ku Mana, nubwo bitaribwa n'abantu, ariko iyi bintu ukore hano mu isi, Imana ntirya, Imana ntishaka amafaranga, ariko ibyo ukorera aha ngaha ukabikorera bagenzi bawe, ukabikorera itorero, ukabikorera igihugu, ukabikorera abantu bayo, niyo ugujije abantu ntibakabyibagirwe. Nayo bayibibamo rero, kandi ibibyemo yo uzanamo inyungu nyinshi, kuko yo ntishobora kukuviramo aho ngaho. Abantu bakwibagirwa, ariko Imana yo ntishobora kwibagirwa igikorwa wayikoreye. Ndetse n'ibyo abantu bakoze bakakwibagirwa, ariko ntishobora kubyibagirwa, ahubwo ibiheraho ikabyuriraho ikakugirira neza. Ihame ryo kubibara no gusarura rero, Imana irabyubaha cyane, kandi ndikora hano mu isi ndetse no mu ijuru. Hari ibyo uzabiba ukabisarura hano mu isi, hari ibyo uzabiba hano mu isi, ni nabyo bituma uzabasha kugera mu ijuru, ukabona ubugingo buhoraho.
byose bibera hano mu isi, nta kizakora hariya mu ijuru, ko ntibahinga, ntibarya, ntibarongora nkuko tubikora aha ngaha, byose bibera aha ngaha. Uyu niyo mwanya rero wo kubiba, kugira ngo usarure ibiri aha ngaha, ye neza uyisarurire aha ngaha, usarurane n'abawe n'urubyaro rwawe, ariko no mu ijuru uzagira gute? Uzabisarura. Nakubwiye ngo rero kubiba ni ugukora. Gukora ibyo ugomba gukora bizana inyungu, bizana umusaruro, ariko no kudakora ibyo wakagombye gukora nabyo bizana umusaruro. Umusaruro wo kudakora ni ubunebwe, ni ubutindi, yewe wanatinda hano ukagira ngo bikazana n'urupfu. Ku Mana gukora ibyo ugomba gukora urasarura, ariko no kudakora ibyo wakagombye gukora nabyo ubisaruriramo, kuko usarura ubusa, nta nyungu ubonamo, ubaho ngaho nyine imirimo ari ubusa. Ushobora gutungana ugakiranuka, ariko imirimo nayo ujye yibuka ko imirimo ari ingenzi. Hari n'abo yazuye Imana yayibutse ibagirira neza. Wibukireho n'imirimo. Iyo ubibiye muri kamere usarura kubora, kandi kubora bivuga urupfu. Ni urupfu rwa hano cyangwa se n'urupfu rw'iteka. Ushobora no kubura aha ngaha ukabuguwe neza warabiriye muri kamere, muri rya byose twavuze bizangiso mbi zose, bisa naho umeze neza. Ariko ndagira ngo nkubwire ko ushobora kwibwira ngo bimeze neza byose, ariko ndagira ngo nkubwire yuko ugomba guhindura imyifatire n'imyitwarire yawe. Umubwiriza igice cya 12 umurongo wa 13 n'uwa 14, Salomo hari uko yabivuze. Yaravuze ngo iyi niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe. Wubaha Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Kuko Imana izazana umurimo wawe mu manza, n'igihishwe cyose ari icyiza cyangwa ikibi. Icyo umuntu abiba, icyo biba nicyo uzasarura. Hari igihe ibyo ukora n'ibyo biba byose bizaza mu rubanza, bikaza ku munzani, bikanyuzwa mu muriro. Ibikorwa bimeze nka zahabu by'ingirakamaro bizacamo ntibizashya, ariko bimeze nk'amashara cyangwa ibyatsi byumye bizashya bikongoke. Nubwo abantu basayisha mu bintu bya hano ku isi, bakumva baranezerewe bakabiba ibintu bibi, bakabiba imbuto mbi, zizabagira ingaruka, zikaza no ku bandi bose. Uyu munsi abantu barasa naho banezerewe, ntibashaka n'umuntu babwira ngo muve mu bibi mwe kubiba imbuto mbi izabica kandi ikabigira nabi na sosiyete, babivemo. Ariko ndagira ngo mbabwire ko atari uko nguko bizarangira, kuko ubibira mu mubiri, muri kamere ye, azasarura kubura. Ariko ubibira mu mwuka, mu mbuto z'umwuka, akaba imbuto z'umwuka, umwuka akaba amutuyemo, uwo nguwo azera imbuto nyinshi, azatungisha benshi, azagirira neza benshi, kandi n'Imana izamushima, isi n'ijuru bizamushima. Nubwo abantu wenda batakwibuka cyangwa batanezerwa n'ibyo urimo gukora, wikora nk'uko isi ikora, cyangwa se ngo utekereze nk'uko isi itekereza, ahubwo shakisha ibintu bizima wabiba mu bantu bakorera isi, kugira ngo isi ibe nziza. Isi izagirwa neza n'ibyo wakoze nanjye n'ibyo nakoze, bigahura bikaganza ikibi. Ndakwifuriza rero kugira ngo iri hame ryo kubiba no gusarura uryiteho, uwabibaga ibintu bibi abireke, ahubwo abisimbuze ibyiza. Kandi ndakwizeza neza ntashidikanya
ko iyi Mana dukorera, iyi Mana yaturemye yaduhamagariye gukorera neza isi, gukorana neza n'abantu bayo, kwitwara nk'uko ishaka, kuyinezeza no gukora ibyo ishaka, ko iyi Mana itazakuvaniramo aho ngaho. Imana ikugirire neza, Imana igufashe, Imana igufashe kubiba neza, umenye icyo biba, umenye naho biba nuko ubigenza, kandi Imana igufashe ibyo ubibye uyu munsi uzabisarure neza. Uri kure Yesu amufashe, amuvanemo izi mbuto mbi zangiza isi, zikangiza rubanda, zikangiza itorero, nawe zikamwangiza ubwe, hanyuma imushyiremo imbuto nzima zishobora kumugira neza kandi zikagira neza n'isi yose. Imana iho umugisha. Data Mana ishobora byose, turagushimye, icyubahiro n'icyawe no gukomera n'icyawe. Uwiteka, mvuze ijambo ryawe uriherekereshe imbaraga zawe, usohoreshe kwera kwawe. Uwiteka, buri wese umuha imbaraga zibasha kubiba neza, ariko ufashe na buri muntu wese Uwiteka gusarura neza, wabibye neza. Uwiteka, ntuzamuvanira aho ngaho, reka